Haleluya, haleluya, haleluya. Imana ishimwe, Imana ihimbazwe. Turanezerewe muri iki gitondo, ni igitondo cyiza cy'umugisha, igitondo cyiza cy'amahoro, Imana iduhaye. Ndashimiye abantu mwese mubana natwe kuri Dufite Imana TV. Mwahisemo neza kubana natwe kuri Dufite Imana TV. Imana ibaha umugisha. Wowe wamaze gukanda subscribe nawe utarayikora uyikore kugira ngo ubashe gukurikirana ijambo ry'Imana. Kore like, kore comment, kore sabone cyangwa subscribe kugira ngo tujye tubasha kubana mu ijambo ry'Imana. Ndabasuje aho muherereye bose, aho muri. Imana ibahe umugisha, Data wo mu ijuru abishimire. Ku kwezi kwa gatatu, kuba ukwezi kwiza k'umugisha, kuba ukwezi kwiza kw'amahoro, kuba ukwezi kwiza kw'ibyishimo, kuba ukwezi kwiza k'uburumbuke, kuba ukwezi kwiza ubonamo ibyiza, kubona ukwezi kwiza mu byo ukora. Data wo mu ijuru aguha umugisha mu byo ukora mu izina rya Yesu Kristo. Hari ijambo dusanga muri Zaburi ibice ni 80, turasoma n'umurongo wa 20. Haravuga ngo Uwiteka Mana Nyiringabo utwigarurire, umurikishe mu maso hawe natwe turakira. Imana ishimwe. Uyu ni Dawidi yaravuze ngo Uwiteka Mana yanjye unyigarurire, utwigarurire, umurikishe mu maso hawe natwe turakira. Uku kwezi kwa gatatu Uwiteka akwigarurire. Birashoboka ko wabonaga mbese uri wenyine, birashoboka ko wabonaga uri wenyine mama, birashoboka ko wabonaga uri wenyine papa, birashoboka ko wabonaga uri wenyine wa mukobwa, ariko Uwiteka akwigarurire. Nakwigarurira hari ibintu biratungana, nakwigarurira urakora ubukwe, hari ibyo urategura, nakwigarurira urabona akazi, nakwigarurira hari ibintu birajya mu buryo. Dawidi aravuga ngo Uwiteka Mana Nyiringabo utwigarurire, umurikishe mu maso hawe natwe turakira. Imana ishimwe. Hari ibintu biratungana urakira, hari indwara umaze igihe kinini urwaye, Uwiteka agukize. Hari ubuzima urimo, Uwiteka akugirire neza. Hari ijambo rivuga ngo umurikishe mu maso hawe ngo natwe turakira. Uzi iyo Imana yakumurikiye mu maso hawe, haleluya, umucyo w'Imana uza mu buzima bwawe, hari ibintu bitungana, haleluya, hari akazi karaboneka, ubuzima burahinduka. Imana ishimwe. Uwiteka akwigarurire mu buzima bwawe, Uwiteka akwigarurire mu kazi kawe, Uwiteka akwigarurire mu bana bawe, Uwiteka akwigarurire kuko birakenewe. Imana ishimwe. Mama, Uwiteka akwigarurire, papa, Uwiteka akwigarurire, wa mukobwa wa musore, Imana ikwigarurire. Nirangize kumurikisha mu maso hawe nawe urakira. Haleluya. Ubuzima buragenda neza, amahoro aragaruka iwawe mu rugo kuko yakwigaruriye, kuko urakize. Imana ishimwe. Ubuzima burahinduka. Haleluya. Abakwangaga, kuko Uwiteka akwigaruriye, hari birahinduka mu buzima bwawe. Tugiye gusenga Imana. Ijambo ry'uyu munsi, ijambo rikiza, ijambo rihumuriza, ijambo ry'Imana rivuga ngo Uwiteka Mana yanjye Nyiringabo utwigarure, ngo umurikishe mu maso hawe ngo natwe turakira. Ndagushimiye ko Uwiteka agiye kukwigarurira mu maso hawe, Uwiteka agiye kukwigarurira mu bana bawe, Uwiteka agiye kukwigarurira mu kazi. Ibyari bitagenda neza muri uku kwezi kwa gatatu ubone umugisha wayo, ubone umugisha w'Imana, ubone umugisha mu byo ukora, ubone umugisha mu kazi, ubone umugisha mu bana bawe, ubone umugisha, haleluya, ku bantu. Uwiteka kuko akwigaruriye ugiye gukira mu maso ya, haleluya, ugiye kugira umucyo, ugiye kugira ibyishimo, ugiye kugira amahoro. Mana, mu izina rya Yesu ndagushimiye ko muri iki gitondo uvuze ngo ugiye kutwigarurira, ngo nutwigarurira ngo mu maso hacu ukahamurikisha, haleluya, ngo turakira. Reka uyu mumama umwigarurire, reka uyu mupapa umwigarurire, reka uyu mukobwa umwigarurire, reka uyu musore umwigarurire, haleluya, ngo numurikishe mu maso hacu ngo turakira. Haleluya. Hari abari bamaze igihe kinini barwaye, hari abari bamaze igihe kinini bafite ibibazo, reka ubakize, reka ubagirire neza, reka babone ukuboko kwawe, reka babone igitangaza muri uku kwezi kwa gatatu. Urakoze kubigaruriye mu izina rya Yesu, amen.